so icyo kuba rero bishoboka ko bapfaga kutabyara wenda umwaka mushyira ku rutoto icyabaye nuko utabimanaginga kuko ibyo ni ibibazo sanitaire abantu bashyira abaganga bakabagira inama kandi hari inzira nyinshi ariko iyo mugiye kubyikemurira buriya byagutugura ugasanga Samuel ari utabyara kandi ari wishyura urutoto ku mugore ibaze nk'icyo kintu Samuel we yazakibabarira yarashyize urutoto ku mugore bakaza gusanga ari utabyara kugeza ubwo afata umwanzuro wo kwiyahura bakaza gusanga ari utabyara hari ikindi rero ngiye kuvuga wowe utajya wemera ubwo nazamuye urukiramende ubundi uyu mugore nkurikije urwego ariho ntago yakabaye ajya kwiyahura atazi neza ko ari utabyara yakaba yaragiye gutestinga naho guhora ku rutoto ngo ntubyara uri muzima wacinya umukazana umwana ibyo ndabivuze umwana se we yazahozwa ku rutoto mwana kandi bakundegeye ariko se abatakira abantu ntago tubareba twigisha abazima abamaze kuva mu murongo bakumviraho bakagaruka cyangwa bakagumayo nta nubwo societe tuzashaka ngo izagira abazima gusa niko bimeze mana we umugabo w'umupastori umupastori yarambwiye ati dufite abacuraguzi mu bitsina by'abagore hari abacuragura mu bitsina by'abandi ni iryo jambo yakoresheje apfuyemo 4 abana 4 n'umupapa umwe kuko umudamu we yarasigaye ku rusengero ubundi atagize abamuba hafi gutakaza abantu batatu ingunga yakwiyahura hari abantu bajya babyoroshya. Yes, bakunzi ba KOP turabasuje kandi tubaha ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Turi kumwe na mwarimu wacu muri iri shuri ririmo abanyeshuri bazima ba nyabo ndetse tukagira n'umwarimu wa nyawe. Tumuhaye ikaze. Asante kabisa. Wiriwe neza. Umeze ute? Ndaho. Uraho. Cyumweru mwifuje gutangira icyumweru neza. Uyu munsi si kwa mbere? Yego, asante sana. Saji ni n'icyumweru cya mbere dutangiye mu kwa gatatu. Yego. Mu kwezi gushya. Icyumweru cya mbere cy'ukwezi kwa gatatu. Umeze ute se? Sava. Uyu munsi hari ibintu bishya byinshi muri science nakwita bijyanye n'ikirere ni galaxy yaryo bayita ngo isanzure. Ko hateganijwe ko nijoro harabaho icyo bita blood moon cyangwa se ukwezi gutukura. Benshi hari n'abakwita uko amaraso yakoze traduction littérale ko ni blood moon cyangwa red moon ukwezi gutukura. Ni kimwe mu bimenyetso biba bigaragaza ko isi iri guhinduka. Kuko abari bigenda bite ukwezi kuba kuri imbere hagati hari imisi izuba riri inyuma. Nono imirasire y'izuba igatraversa isi ikagera muri rumuri rw'ukwezi ikaza itukura. So ntago rero ari ibintu bikunze kubaho ushobora gusanga abantu bivuze ko iri guhinduka neza cyangwa iri guhinduka nabi isi. Ibyo ngibyo qualification n'inza abantu ku giti cyabo. Kandi ntago ishobora ntabwo ishobora guhinduka neza kuri bose cyangwa nabi kuri bose. Ariko ibihinduka byose ni tuvuge ngo iki niba abari ku isi uyu munsi bose nta numwe urabibona ibyo ngibyo. Bivuze ngo biheruka kera abariho bataravuka. Ubundi bavuga ko abari guhinduka abari iherezo rya generation hatangiye indi. Kwa kuko twagiye tuvuga ngo moyen âge, antiquité, moyen âge, hakurikiraho ikira temps moderne, ubu twebwe twari turi muri temps moderne. Ubu hagiye ku buzindi temps technologique. Bino bya AI, ibyogajuru, ibya drone ni iki byose. So ibyo rero n'ubundi urumva ni nako ibiri niko kwa guhinduka. Ubwiza bwayo aba AI bazaba bameze neza ariko aba analogue bameze nabi. Rero nta kuvuga neza cyangwa nabi ndabyirinda ntabwo ariko kazi kanjye. Turavuga abantu bakamenya uko bashobora kubyitwaramo. So urumva rero kandi ni ikimenyetso abakurikirana iby'ubuhanuzi bavuga ko n'uwitwa Joel yari yarabihanuye. Ariko hakaba harabaye muri kuno kwezi mu minsi 30 habanje kubaho
ubwira kabiri eclipse solaire tariki 17 z'ukwa kabiri nejo bundi mo hagati haza kubamo icyo bitse ngo galaxy alignment sinibuka uko bakise nariko n'uburyo ya mibumbe yose isa naho yagiye ku murongo umwe ku buryo izuba risa naho riyicamo yose niko nabyita ntago mbizi ariko kubwira kabiri uzi kuko ukungana ukuntu hari nabubona uru w'ikigali ikigali hano aba matara ntago babona ubwira kabiri inyenyeri se zurazizi ishwe zibona nagiye iyo ngiyo nkukuru w'ikigali ntabwo ibyo bintu ntabwo ahantu haba amatara bigaragara kubera ko urumuri artificiel amashanyarazi ahurira mu kirere nono icyezezi cyayo kikazimya ibiri hejuru kandi utunyenyeri tw'abari dutoya buriya n'ukwezi kukubona nuko kuba gucanya inzora niyo mpamvu inyenyeri ariko uzarebe inyenyeri z'Ikigali mu cyaro urenze wenda nka buriya wenda nka rutunga gikomero gicaca hariya barazibona buri munsi natwe iyo tuvuye mu ntara tugeze nka Busoro urazibona nyinshi cyane ariko umuntu w'ikigali ubu hari umwana utazi inyenyeri hataragiye kwa nyirakuru yazibona he ikigali nijoro abakora amatara artificiel urumuri karemano kandi inyenyeri ni urumuri navuga urumuri turwite naturel karemano ni ibyaremwe n'umuntu yego ariko ubundi karemano yakabaye naturel kuko icyo yaremwe n'Imana so nukuvuga ngo rero ntabwo byakunda kubera urumuri ruri hano mu miji urumuri ruhurira mu kirere bigasa nkaho ruzibye ikirere ibiri hejuru yabyo nabisobanukiwe so nibyo ngibyo uyu munsi rero turaza reka tubanze weekend gatoya mbanze ko ntago bambajije nakugiriye mu zindi wangiriye wese nawe derukana kwa gatanu tangira kumpuda byari ngombwa kubera umunsi nari kubyibagirwa kandi ubwo nanone iyo era izajyana n'iki muri ubyite byiza cyangwa bibi ariko izajyana no kuba abantu bakora gake urabona ko byanatangiye bakora gake bavunika gake aribo basarura kenshi ibyo nabyo ugomba kubimenya kuko AI ubona ko ishobora gukora robots ishobora gukora aho abantu nk'abangaye nk'icumi bakora ejo bundi ubwo ndabihuza na weekend kuko kuwa gatanu nibwo duherukana none kuwa gatandatu nagiye mu magare ibyumba tukurikirana iby'amagare uko abantu babibonye tuzana tunatanga n'ubutabazi ku munyonzi wari inyuma y'abandi imvura imukubise asigaje nk'ibirometero 60 turamuzana hanyuma ubwo mvuye mu magare impamvu mbihuza na ya AI na technology ndakumenyesha ko iryo joro naraye ninjije nk'ibihumbi sinabikoreye niko navuga ariko birenga 40 noneho uko byagenze rero ibyo shaka kubwira naraje ndi kumwe n'umuhungu na Eric noneho tugeze mu rugo dusa naho turi kuruhuka tuvana ibintu kuri kamera dushyira kuri machine haza Rioze ari kuri live n'abantu benshi natwe tujyaho live ni ya Rioze abantu numva batangiye kuvuga ati karegeya yaje batangira gukanda ugakanda bya bintu byita ngo ni gift ngo marayo ni ngo n'ibiki n'ibiki nanjye ubwo mu minota 10 nka 30 nakibayeho mba ndasaruye kandi Rioze niwe washoye asi yo bohereje bakanzeho bitabijya kuri momo nako ubu yabiterwa n'ubishaka twe dukorana n'abantu banyabo ntabwo ibyo ngibyo uvuga bijya muri telefone ya nyirayo ngiye ntabwo iyanjye bibamo twakoresheje ya Eric ariko twarimo tuganira n'aba bantu twahoranye twajyanye muri parike yego twaje nk'abahuruye kwa ariko turasarura urabyumva kandi ubwo Rioze we yapanze akazi urabyumva aripanga ati sahi niyi ndaba ndi gutya nuko tuza tugwamo namwe muza mugwamo natwe turasarura mugwa mwikorana muhanga muhita munasarura urabyumvise ariko nanone impamvu bivuze ko abakora kesha atari bo basarura ararebye ibintu baba bavugaho iyo mbigereranyije iyo mbonye live ya TikTok n'umusaruro wayo nakwibuka inkuru zo muri print na online ukurya inkuru yavunaga umuntu
nta nkuru ashobora gukora mu masaha ari munsi ya 3 kandi ntabwo ashobora no kugira ngo yinjize amadolari 10 ari intambara. So urumva rero igihe tugezemo hari ibiri gutunga abantu n'ibitagomba imvune. None TikTok araza akavuga ngo ngiye guhuza abantu ngo bakundane. Aricara gusa bakizana. Urumva nibyo. So ubwo rero umunsi wo kwa 6 nuko warangiye, hanyuma ku cyumweru byubwe nejo. Ne ku cyumweru nejo no. Ejo nta hantu nagiye mu Kimina gusa. Ariko no munsi muri kino gitondo nazindukiye ku kazi. Hari abantu bari bamaze iminsi bampamagara, umukecuru uburana n'umusaza. Nabyibagiwe kuko yaje n'umukobwa we dukorana ikiganiro. Ubwo urumva ko ntago twagisoje neza nubwo kitaraza. Bazakibona, ariko ubwo mpamvu ntagishoje neza twakutuzoga tuvuga tuti ibibazo biri mu ngo ntago biri muza abakiri batoya bose ntibacika intege. No mu bakuze birimo cyane cyane urugo iyo rwinjiriwe n'ikitwa imitungo, kwinjirwa n'ikitwa amategeko, tukinjirwa n'ikitwa uburenganzira, birapfa kubera ko amategeko impamvu nyavuga iyo ibintu bigeze mu rukiko kandi inama y'umuryango yarananiwe, abunzi barananirwa kandi abunzi bakemura ikibazo cy'ahantu bazi kugishyira rero umuntu mu rukiko utazi n'abo bantu aho batuye, n'icyo kirere atari yahagera, buriya byanze. Iyo birenze ku bunzi buriya byanze. Nibyo niko nabashije kubibona uko nabirebye, nabisomye, mbikoramo ikiganiro nshimira na SKFM yantije aho gukorera, ikantiza na kamera, ubwo n'abashyitsi babanje kwicara mu ntebe zayo. So ni ibintu nyine ariko nta kundi, ngira ngo ntago babibona nabi kubera ko n'ubundi banjyanye bazi ko nduwo. Bampaye akazi bazi ko nduwo nguwo. Nta umuturage niwe uri kwisonga yanyitabaje sinshobora gusubiza. Yes, n'ubwo ngubwo ugwa ku kantu nakibagiye ko ikiganiro twagisoje Ake de Poisson babyantunguye kumbwira ko umwanya wa kari tushize ntarabivuga. So ubwo rero mboneyeho gushimira SKFM kuba kwemera nako kavuyo niko nabivuga. Muri nuyuzuru umuhicaje abakecuru n'ikibando n'impapuro, kandi kamera yari igenewe iki kaza gutanga ramforo, ariko ibyo ni ibisanzwe, ariko ngomba kubashimira nanone. So buri make nuko ejo nabwo nshobora kujya Musanze kuko hari indi dosiye ngomba kujyayo nayo umuntu yanyitabajeho. Bajya gusura umuntu muri Musanze numve ibye. So ngayo ngukorera. Ngiye kukubwira ngo uyu munsi turibanda ku muryango cyane cyane. Nta nubwo tuzanaho uvaho. Nta nubwo duteze kuvaho umuryango. Ejo bundi kwa 6 nibwo narindi kureba ikiganiro cy'impanuka yabereye i Rubavu. Ihitana ubuzima bw'abantu batari bake, ariko ikintu nyine nahise mbona cyane n'uburyo abo mu muryango, abagize umuryango, abantu 4 bose bahise bahasiga ubuzima muri iyo mpanuka. Ntabwo impanuka yo itself urumva. Ubwo turajya muri psychology y'umuryango, abasigaye mu muryango bimeze bite, kandi ibyo bikunze kubaho. Hari n'ikiganiro mperutse kumva kwa Theo Ukwezi cy'umugabo witwa Thomas ngira ngo Gatabazi, nawe uvuga ko amaze imyaka 6 abuze umugore n'abana. Nawe nubwo urumva nawe tarajya muri iyo kategori naryo niryahungabana risigara. Ariko mujyanye n'umuryango muri kino cyumweru katubikorere introduction byose hamwe. Hari umugore wa Muhanga ngo wiyahuye biranga, bakavuga ko yaba ari uko atabyara, ikibazo cyo kutabyara kiraba ikibazo. Nabonye ikiganiro cya Maître Nyembo, umwavoka twemera hano mu Rwanda cyane cyane kandi nawe uvugisha ukuri. Ikiganiro cyakoranye na Igihe, sinzi igihe cyabereye, ariko nabonye nawe avuga ku bintu bimwe na bimwe biteza agatanya, harimo kuba abantu babeshyana babana bataziranye. Nza kubona undi mudamu kuri TikTok cyabaye ejo nawe mudamu kuri TikTok ntago muzi, bashobora kuba ari umupasiteri, nawe ubavuga ko abantu baza bagakina, kandi ikinamico, gukina imico itari myiza byafekta abari imbere. Nukuvuga ngo rero kuzana ibitari byiza yarimo abivugaho, ndaza kubigarukaho.
arimo yerekana abantu avuga ati umugore muzima yita umugabo w'ikigoryi byagenze bite, ati kandi abari kubyumva nabo bazagira abagabo. Bijya gusa n'ibya Nyembo, nubwo ikiganiro cya Nyembo cyo ari kirekire. Hari n'undi umaze kumpa ikindi kiganiro cy'umuhungu nzi ariko sinibuka izina rye, najyaga mwakira mu mpamo utuye mu Gatenga ukunda gutanga impanuro ku muryango, aho yavugaga ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina, akamaro kayo, ingaruka zayo. namwumvise arinjira cyane akagera hahandi dukunda kuvuga kwa Dashima. Hamwe Dashima avuga ngo iyo abantu bavanze imibiri ntago burya ntabwo imibonano mpuzabitsina ari igikorwa kiri fizike gusa, ntabwo ari umubiri ukora ku wundi gusa, ni imibiri yivanga. Ni imibiri yivanga ku buryo nk'uko Dashima yabivuze, umura w'umugore ugira fonction eshatu: fonction physique zo kwakira intanga y'umugabo ukarera umwana, fonction émotionnelle amarangamutima y'umugabo amujyamo, hanyuma nawe bakayasangira ariko umugore arakira barasigarana. Hanyuma akajyana fonction spirituelle n'imyemerere. Umucuraguzi w'umugabo arongo akoze imibonano nagiye kuvuga undi ariko reka mwore undi mugore, bwa bucuraguzi bushobora gusigara muri wa mugore nawe akazacuragura. ngo ya ntabwo ari cyo bivuga, ariko nyine ashaka kuzabyara umucuraguzi wakabisiga nyine arabisigara, ashobora kuba we cyangwa akabyara umucuraguzi. Genda gake yego. Muri DNA z'umwana we, buriya DNA bapima hano Kacyiru ni ziri fiziko, tupima izo mu maraso ariko izo mu myitwaririze. Umwana ashobora kuvuka DNA akaba ari ya se wa umugabo wa mugore y'amaraso, ariko imyitwarire ugasanga ni wa mucuraguzi, babyumva cyangwa ugasanga arajunjama nka wa mubaji wa hahandi, cyangwa ugasanga arashabutse cyane nka wa munyotari wa hahandi. Yego. Ibyo byose izo zo ntibazipima, ariko scientifiquement bimaze kuvugwa n'abantu benshi, kandi umutipe ndaza kumwibuka ariko ndaza kumwibuka izina rye, kuko urumva scientifiquement bivuzwe n'abantu benshi ko imibonano mpuzabitsina atari igikorwa kiri fizike cy'imibiri, oya ni amarangamutima, ni imyemerere. Kandi urabyibuka hari umudokiteri hari umupasiteri w'i Kanombe w'inshuti yanjye kuri cya gihe cya Gloria, bavuga ukuntu yagiye Tanzania agatindayo. Umupasiteri yarambwiye ati dufite abacuraguzi mu bitsina by'abagore, hari abacuragura mu bitsina by'abandi. Ni iryo jambo yakoresheje mu kunsobanurira. Arambwira ngo mu bavuzi gakondo hari abandikira umurwayi ngo uno muti uzawunywe ubonane n'umugore umeze utya w'isugi utarabyara, ubikoze rimwe cyangwa kabiri nka mu doctor ariko uzakurikirana naburana. Ibyo bintu byose rero ikiganiro cya ariko yitwa Dedi umugabo ndamuzi kugeze kumutumira nk'ishuri ebyiri. So urumva rero ibyo byose aho bihurira, ubwo izo ngingo zose tuzivugaho hano mu minota 30 turagerageza. Yego. So ari igikuba gicika mu muryango no kwiyakira kusigaye ubuze abantu benshi. Yego. Turebe igikuba cyo kwiyahura ukarokoka, turebe urutoto rw'umugore wabuze urubyaro n'umyitwarire y'umugabo ubona batarubona, hanyuma turebe n'izo gatanya natwe abantu bo ku mihanda icyo tugomba gufasha societe. Ese turayizanira bimeze biti? Yego. So nishimira ko abantu benshi bampamagara batubwira ko uko tubitwara ariko kugerageza. Yego. Bambwira ko bakundegera kujya ushaka kunkubaganisha, ushaka ko mbigoreka ariko jewe se ntabwo njye natuma bigoreka. Ayi nyango ku kiganiro cya bose babireba washaka ko mvuga ibyo wemera kandi mfite ibyanjye. Oya ntabwo nashakaga kuvuga ibyo wemera, ibyo nemera, ahubwo nashakaga ko ukubita impande zombi ni izihe se? Rega hari zitariho. Ni nko kuvuga ngo inkike urubariro rwaraboze, yabaye rubereki ifite fose keri kandi hari urukuta ruzima. No iriya yahengamye urayigisha kugira ngo izahengamuke, nuko uhera ku nkingi ikiri nzima. So abatakira abantu ntabwo tubareba, twigisha abazima
abamaze kuva mu murongo bakumviraho bakagaruka cyangwa bakagumayo. Nta nubwo sosiyete tuzashaka ngo izagira abazima gusa. Niko bimeze cyane rwose. Akantu ka bose babireba kari n'inyigisho nyinshi kandi ntabwo bashaka ko zitambuka. Bashimye ko nazigoroye, ntabwo bashaka ko zitambuka kuri kwemera umwana wo hanze, kwemera ko wazana umugore mwabyaranye akabiwawe ariko ntabuze ari umugore, kuba wakora home y'abana wabyaye hanze, kuba wakora umudugudu waba ubwigeze kugirana urugwiro, nta gitangaza kirimo. Yarabivuze ati uwampa ibifaranga. Erega nanjye ntabwo nashakaga kujya kure y'inyigisho wari uri gutanga, ahubwo numvaga nyine n'uribabaye nawe hari aho wagera nawe ukamuhumuriza, kuko yari ababaye kandi afite uwamubabaje ari aho ngaho uri kumuvugira. Kubabara kw'imihanda ntabwo wapfa kubipima. Reka twihere kuri wa wundi wa mudamu wa Muhanga. Shyiramo ako kantu, shyiramo ako kayaga. Yego, umudamu wa Muhanga birababaje cyane ko ubundi imyanzuro itari myiza cyane ikunze gufatwa n'abantu b'ubumenyi bukeya, ariko iyo ari umuntu ugaragara ko ibintu yarabizi habari n'ugushakira ikibazo ahandi. Uko umwarimu kazi wo muri TTC, c'est-à-dire ko yigisha muri secondaire, iyo yigisha muri secondaire byaba bivuze ko yize kugeza muri kaminuza, kugira ngo agere afata umwanzuro wo kunywa umuti wica imbeba cyangwa wica udukoko mu nyanya, byageze kure. So ubwo no kwiga turiga psychology ye, turebe ibyaka bimuteye, turebe nuko uko agiye umuryango ugiye kubaho nyuma yo kuba yiyahuye, tukareba n'umuhoza ku rutoto nawe nabyo tukareba. Nibyo nakubwiye, wari urangaye, wari urimo gukora ibyo ngibyo. Navuye ngo turareba mu mutwe we hameze hate, hafata umwanzuro wo kurya ibitaribwa. Hanyuma kubera ko tumaze kubona ko watabiri yatabizi, ntabwo ari nka wa mwana ukinisha grenade ayita tenesi cyangwa ayita ivoka. Uyu yarabizi ko icyo kintu kitaribwa, ariko niki cyaba cyatumye agera kuri urwo rwego rwo kurya ibitaribwa bitwara ubuzima bwe. Ubwo niho turareba ibyo by'urutoto, ariko nta ruhari, ntabwo ndi burukoreshe. Hanyuma nawe ubwe bishobora kumuva, nawe n'umuntu ashobora kwishyira ku rutoto. Hanyuma tunarebe ngo uyu muryango ugiye kubaho gute. Ngira ngo urabyibuka ko ubushize hari kese ebyiri wa mudamu waduhaye audio arimo avuga ikijyanye no kwandikisha umwana. Nyuma yaho tuza kubona wa mugabo wa Kayonza wa Rukara wabyaye 4. Nahise mbona n'ubundi buhamya bw'abantu bamaze 25 nabo babyaye 2 bari barabuze urubyaro. Nza kubona ubundi buhamya, mana we, umugabo w'umupastori, umupastori yabuze urubyaro ariko umugore we ntiyabyakira, kugira ngo ndimo ndakikira kugira ngo byabayeho abantu bumve ko atari nta nishyano ririmo, birashoboka kubyihanganira. Nicyo kibazo. Yego, bamaye ubuhamya nyuma ya biriya biganiro byose, bambwira umupastori noneho we ariko gabanya nanone cyangwa byabaye byinshi, gabanya washyize hejuru nawe sebi abasore kweri giraho nibura kujekana kata gake gake. Ubwo buhamya bw'umupastori rero bahise barambwiye ngo pastori yabuze urubyaro imyaka 15. Umugore biranga kubyihanganira, kuko ko buri abagore bazi ko igice kinini abagabo bakunda abana. Noneho umugore yaje akabura urubyaro, niwe uhangayika mbere y'umugabo. Niyo mpamvu rwa rutoto wowe uvuga rwuriya mugore wa TTC y'Imuhanga muri Shyogwe, ushobora gusanga ari we rwishyizeho kurusha umugabo. Nibyo turaza kwanariza. Ndaguha kesi y'umupasiteri rero, pasiteri yabuze urubyaro arabyihanganira, ariko umugore we yishyiraho urutoto, pressure. Mu kwishyiraho pressure, umugore avuga ati si umugabo, akajya abwira umugabo, ariko murumuna we nka murumuna w'umugore wa pasiteri yamusura, akamusiga mu cyumba, akajya kuri butike mu birometero nka 5. Ngarebe ko ari cyo bibwiye. Agasiga bwiye murumuna we ngo ngushyire pasiteri icyayi mu cyumba. Ubwo ni nko kugira arebe ko bibwiriza. Pasiteri akanga, ntagire icyo akora. Akavuga ati ariko uriya mukobwa ubundi
kwari twe twamurihiye amashuri, kwari twe twamushakiye akazi, kwari twe tumucumbikiye, umubitsemo iki? Ubu ni umugore wa pasiteri akicecekera. Pasiteri bimwanga mu nda, nako wa mugore abona kumupangira muri umuna we yabyanze, abwambana n'undi mugore hirya wari inshuti ye. Avuga ati rero reka nkubwire, abagore babiri baragambana, babyumva? Ndabyumva. Bagambana ukuntu bazasohoka bombi na pasiteri agasohokana abagore babiri. Noneho umugore wa wundi utabyara, wa wundi uvuga ko yabuze urubyaro, akaza akijijije akabasiga muri hoteli, akaba ari umugore wa pasiteri ugiye. Yego. Noneho ahantu inkuru y'umwana isubira inyuma, ntabwo nibuka katumye pasiteri abimenya, niba ari ukwerekwa niba ari iki, pasiteri yarabavumbuye bose. Sinzi aho yakuye amakuru. Wa wundi babwiye ko agomba kuzigusha muri penaliti, yatangiye kumanifesta ibintu, pasiteri abona ko hari icyo abiziho, mbese arabakeka. Abagore bombi bamupangiye, pasiteri arabakeka, arabamagara bombi rero ati maneno yenu yote nisha yajua, nicare mbasenge imyuka ibarimo. Wowe mugore wa Kanaka urashaka gusambana nande? Na pasiteri. Muka pasiteri uragambanira umugabo wawe n'undi mugore ngo bakora icyaha, mwicare hasi mbasenge. Mupfukame mbasenge. Barasenga, cyokora nyuma y'itatu cyangwa ine rwa rubyaro rwaje kuboneka. Wow. Good. So rero muri rusange byaba ibivugwa byaba bitavugwa, urugo rutabyara ni inkeke. Niyo waba wemera kajana, uri pasiteri kajana, ukwemera kwawe urakudaburinga, kuko hari ibyo utari kugeraho byatumye ushaka umugore. Ntazagira wumva ko afite umubiri ukoze muri zahabu. Nta urushako rutagamije kubyara ntirubaho. Kubyakira ni ukwivuna, ni imvune nyine, ntandi wiyambika izindi mbaraga. Ugasanga isengesho ryawe aho kugira ngo rero ryo kuvuga ngo mana bari abantu baha ibyo kurya, ugahora nawe nanjye umurubyara, nanjye nk'umwana. Urumva? Abantu babyihanganira ni ukutubeshya, baba barashize. Bamwe hari abapanga, hari abumugore abwira umugabo ati uzagende wiryeregereze umwana umuzane, cyangwa se tuzajye muri orphelinat tumuzane, cyangwa se donc urumva no cyangwa se yaba ari umugabo utabyara, umugore akiteza inda handi. Ibyo ndabizi ko ari ikibazo gikomeye. So maîtresse w'imuhanga ntihagire n'umuntu n'umumutera ibuye. Gusa wenda kuba ari educated, yakaba yaraciye mu nzira z'ubuvuzi, akajya muri sako bakamuha amafaranga, akajyana n'umugabo kwivuza bakareba ninde utabyara. Icyo ni kimwe. So gufata umwanzuro nivo ubwenge bwe subwo kurya ibitaribwa ngo nuko atabyara. Icyo ni kimwe. Yanywa tiyoda, yanywa simikombe, yanywa ibyo bintu byose byagenewe kwica supaguru, ibyo byose ntabwo umwarimu kazi suwo gukora ibyo. Muri za nkuru kizaza kureba kwigisha byo ntabirimo, ntabwo azarisubiramo. Muzuko azakora ibindi, azacuruza mu gakinjiro. Kuki atakwigisha? Mwarimu wiyahuye, mwarimu warokotse ntuza ingoyi pandezo, wiyahuye ku bwende, gusa yatanga uruhe rugero. Noneho yigisha abarimu nanone, byashoboka yigisha ibindi, gusudira. Ari umwarimu wo gusudira byakunda, yasubirayo. Mwarimu w'abarimu ntabwo byakunda kongera kwigisha, cyo kureketse kumujyana mu yindi ntara, ariko azabyihorera kuko nawe azavanamo ihungabana. Byamubayeho ni nka kakantu ujye umbwira ngo iyo ku bwonko byamaze kwibana, umutima ubutekerezo uhita amaboko, nawe buriya ku bwonko byari byibane. Gusa abaturage vura, reka tuze rero noneho tumanuke icyabimuteye. Abaturage baturanye nawe, uko nabonye inkuru ya TV1 bavuga ko bari bamaze iminsi batongana. Niba batonganaga rero bagahazanamo icyo kutabyara, birumvikana abaturage baba bumva, kandi bari batuye ahantu muri milieu isa naho iri rirare, kuko nabonye abaturanyi babo ni abantu b'ubuzima buringaniye, ntabwo bari ku rwego rwabo. Uwo mugabo witwa Samuel we asa naho inzu ye ntabwo isa n'izindi, ko n'imbere hari izindi zituzuye, imbariro zigaragara hanze, we yari igipangu. Nuvuga ngo iyo bavuze
iyo kwa Samuel bavugaga bazamura ijwi abaturage babaga bari aho bakabota. So icyo kuba rero bishoboka ko bapfaga kutabyara wenda umwaka yamushyira ku rutoto, icyabaye ni ukutabimanaginga, kuko ibyo ni ibibazo sanitaire abantu bashyira abaganga bakabagira inama, kandi hari inzira nyinshi. Ariko iyo mugiye kubyikemurira buriya byagutugura ugasanga Samuel ari utabyara kandi ari ushyira urutoto ku mugore. Ibaze nk'icyo kintu Samuel we yazakibabarira, yarashyize urutoto ku mugore bakaza gusanga ari utabyara, kugeza ubwo afata umwanzuro wo kwiyahura bakaza gusanga ari utabyara. Hari ikindi rero ngiye kuvuga wowe utajya wemera, ubwo nazamuye urukiramende. Ubundi uyu mugore nkurikije urwego ariho ntabwo yakaba yajya kwiyahura atazi neza ko ari utabyara, yakaba yaragiye gutestinga. Ujya ujya kwiyambura ubuzima kubera iki? Niba umugabo agutota ngo ntubyara, kora ese ya mbere ya kabiri, nugira ese 3 bikanga urekere. Yabaye yarazikoze rero yaba ari suri ko ari utabyara. Reka mbisobanure kugira ngo abantu batumva ngo ndamushoye. Ubundi umugore uzi ubwenge, impamvu uvuga ngo uzi ubwenge, ntago babana 10 n'ingahe 20-25 iyo batabonye izo nyigisho ntibaba babizi. Yego. Ariko umugore uciye ubwenge, wabyize cyangwa wabyigishijwe cyangwa wabanye n'ababizi, igihe cye cyo gusama abakizi. Wacyumvise? Ndacyumva cyane cyo. Uyu mugore teacher wo muri TTC azi igihe cyo gusama ku mugore. Si cyambere? Icyo ni cyambere. Cya kabiri, afite umushahara. Ntabwo yabwira umugabo ngo ngwino enda nkwereke. Hari umugabo se wapfa kwanga. Ngabo ni bake. Voilà. Nono teacher. Nuvuga ngo yashoboraga kubaza igihe cyo gusama, yashobora kubigerageza ku mugabo umwe, uwa kabiri, uwa gatatu. Wasanga ajya no mu ikosora. Ukosora ibizamini bya leta. Hariya umugabo aba yasigaye. Ushobora kugerageza. So inzira zose zishoboka yashobora kuzikora. Akipima ko ari muzima, ko ari utabyara. Kandi yababyara ntabwo Samuel yari kuvuza impundu, urumva yari kubyina urugo ruje mu mwana cyane. Uyu mugore atarabigerageje yaba yarihemukiye cyane. Ubwenge bwe bwaba bwarapfuye ubusa, hasigaye ubwo kwiyahura gusa. Yarabigerageje bikanga, rero tumubabarira. Ariko yarafashe imitsina akavuga imisengere, imyemerere, sinaca inyuma, aho kwiyahura waca inyuma. Turacyemeranya cyo noneho? Aho kwiyambura ubuzima waca inyuma. Ni inshuro 100. Sibyo? Naho guhora ku rutoto ngo ntubyara uri muzima waca inyuma ukazana umwana. Ibyo ndabivuze. Umwana se we yazahozwa ku rutoto mwana. Kandi bakundegeye. Ariko se njye mbura se reka nkubwire ku bintu bikurikiranye. Navuga ngo urushako ruba rugamije urubyaro. Iyo urubyaro rubuze, abyumva? Ndakumva. Icya mbere erego wasanga n'uwo mugabo nawe yaragiye kugerageza ahandi. Buri wese yemerewe kugerageza kuko namabura kindi. So niba uyu mudamu wari ugiye kwiyahura yarabigerageje bikanga kwiyambura ubuzima, ubwo nuko yabavuga ngo nubundi ntacyo maze. Ariko niba yiyahuye atarigeze bigerageza ngo rebe ko ari butari muzima, yaba ari igicucu. N'urwo rutoto yakabaye yarakwepye kera. Uri ku nkeke, inzira urazibona, abandi abana yigisha bo izo nzira barazizi, uri ikisi, uri fata imitsina. Urumva ibintu bibiri? None se ntaguciye mu ijambo. Wenda umugabo ashobora kuba we yaragerageje agasanga très bien. Umugabo se yagerageza he? Hirya kwaje. Yagerageje ahandi akabyara, yagabanya urutoto mu rugo. Agasigara arwana no kugira erega abagabo nanjye mbarimo. Wagerageje umugore wawe atabyara, ukagerageza hanze bigakunda. Urwana no kuvuga ngo nzana umwana mu rugo. Numva? Ubwo ndimo ntago mbazi neza, ariko ndirinda, ndavuze ngo babaye bageza aho kwiyambura ubuzima, batarivuje, bataragerageje mu buryo butemewe ngo barebe buri umwe ubuzima bwe. Yego. Bose nabambagaye. Nyuma y'imyaka 5
buri wese yakabaye akora teste ku ruhande rwe. Kandi umugabo yabyaye hanze akagerayo babiri, ntabwo urutoto rwagabanuka, arwana no kuzana abana urutoto rukagabanuka. Kandi umugore we yagerageje hanze akazana umwana, ntabwo wa mugabo ushaka umwana yavuga ngo tujye gupimisha ADN ahita hamagara abantu ati nabyaye abantu. Ntabwo nigeze kukubwira umugabo manza ari mu karere ka Bugesera kera komine Kanzenze, yari azi ko umugabo yari abizi ko rwose nta katabyara, noneho ariko mu rugo hari abana, aza nyine arabyakira. Noneho wa mugabo uza kumubyarira yaza agahita amamagara, niko ye umva nta magana bifite maho ngaho njye kwigura icupa ry'urwagwa, akaba yamuhaye wa mugabo akaza akabyara. Abo bana barahari barakuze kandi bazi ko ari papa. None ni ibanga rye ni ryabo batatu, ni ry'uwo mugabo n'umugore we n'uwo wamubyariraga. Urabyumva? Ntabwo ni abantu tujye tugereza kwishakamo ibisubizo naho byaba bibi. Ako mutima urakomeye cyane mwarimu. Akomera miki ariko unese oya twirwa tuvuga oya izitateganyijwe ziravuka ariko izateganyijwe zikabura. Ni gute uwo mutima urakomeye kuvuga ngo njewe nji wawe ugahita unsaba 200 azana ibyo utihaye ubuse ko yabona mwishyuza ahubwo yakaba yishyura wa wundi. Oya oya we ntabwo byakunda. None se oya ariko abantu bajye bagera aho bazamure bahindure n'imyumvire. None se kushobora kububyara n'umugore abyara sibyo, none muri batanu ufite harimo babiri batarabawe, ubwo umenye icyo none nkazwe none wowe nta numwe wawe urimo. Icyo sinakwifuza no kukimenya kuko bitambaho kandi birahari. Ibyo byose nakwirwa nabijyamo ariko byarabaye. So nukuvuga ngo uyu muryango iyi couple ya Muhanga ucukumbuye wamenya aho ikosa riri. Ngewe nsanze bombi baragerageje ku mugabo bikanga no ku mugore bikanga. Uyu mugore namwumva ariko yayihaye kwiyahura atarigeze agerageza n'ubushobozi afite, ubushobozi mental urabyumva, ubushobozi financier, ubushobozi temporaire, kuko umwanya arawugira. Urabyumva kuvuga ko abari bagiye mu mahugurwa ntago mpamya ko rwose ibyo byose yarabigerageje. Biramutse rero yarabigerageje bikanga, kwiyahura kwe nta nubwo byatewe n'urutoto rw'umugabo ni ubwe kuvuga ngo ntacyo maze, ubwo yakwishyira kuri pressure. Yego kuvuga ngo ntacyo maze. Aho niho tugomba gushakira tukareba. Ariko n'umugabo nibaza ko amwe ko yaba ari ikibazo cy'uburere, ntago wabihora umugore, nta ntunganya zakagombye kuba ngo umaze iki ntubyara. No, ntago umuntu yakagombye kwiyakira kuko ni ubwo ni couple itabyara. Hari n'amakupure abana abantu babiri ntibabyare, umwe yaca ku ruhande akabyara n'undi yaca ku ruhande akabyara. Ibyo rero ubanza gukora rukuru ku baganga, akabagira inama bagapima ninde ufite ikibazo cyangwa se niba ari ikibazo cyaho umwana yakurira. Yes. Uzi ko twashyizeho n'itegeko ryo gutwitira abandi. Samuel n'ibintanga ari nzima ntago zajya mu wundi utari uyu mugore wari ugiye kwiyahura, bakabyumvikana abantu bajijutse. So rero ntago ubundi mu myanzuro ya nyuma na nyuma wakora ibyaha kajana uvanyemo icyo kwica, ariko ukareka kwiyica ni bibi. Kwiyica bihenze, kwiyica biremereye kurusha kwica cyane. None wowe kwiyica hari ikindi wagakoze wasanga wenda ntago nzi idini basengeramo, wasanga bavuga bazanki abakuvuga kubera kutabyara nibo benshi. Kwa nyoko bukwe, kwa so bukwe baravuga ati dore wa mugore aduciriye umuryango. So bivuze ngo icyo wakora cyose ugamije icyo kintu wanakwemera urugo ukaruvamo. Unamubyaye umugabo agatangira kuzamura amazuru wigendera, umushahara wawe ntago wakunanira, ntago umwana yakunanira ku mushahara wa mwarimu. Babyumva cyane. Ibyo abantu bajye batekereza barenga aho ngaho, n'undi wese byabaho. Abantu bakagira kuri pressure. Inzira ni nyinshi. Yego tunyarukire hano i Rubavu turebe uriya muryango wasigayemo umubyeyi w'umumama, abandi bose bitabye Imana. Aho kuri mu mama we buriya yahungabanye cyane nyine. Ihungabana naryo rifite
amamezure kubera ko arahungabana kambyite wenda donc mu mutwe we hajemo akajagari ihungabana rijagaritse urabyumva ndabyumva rijagaritse kwanza arabanza ashimira Imana ko we arokotse atangira arebe ngo icyatumye atajyayo ushobora no gusanga ataragiyeyo wenda babitonganiye n'umugabo cyangwa se ataragiyeyo ku kazi bamuhamagaye akabati aka kazi daza no kukareka n'uburetwa bitumye famiye isohoka yonyine atangira agiye muri ibyo naryo nihungabana nubwo ari kwishima ko we atagiye urabyumva noneho nibirangiza atangire avuge ngo ariko ubundi nari nababujije nari navuze ngo tubyimure cyangwa nari navuze ngo uyu mwana nasigare gutyo iyo umuntu wapfushije urupfu rukiri fresh sinzi niba wowe urajya ahantu nko kukiriyo umuntu yapfuye uwo munsi cyane cyane abimpanuka umuntu upfuye ku buryo butunguranye uwe mukurira adebobina ibyo byose n'ijambo baraye bavuganya ararivuga uko bapanze urwo rugendo akarira bigarura nari navuze kanaka wasanga muri bare abantu harimo wari muri internet bakamuhamagara nari navuze kanaka ntagende nari navuze tubyimure tuzabikore ku meshi nari nagize gute none dore muragiye nibyo byo kuvuga ati ngewe nanjye iyo batampamagara ku kazi ubu nanjye mba napfuye urumva uwo muntu uri mu uwo mujagararo muri we kuko rura rugendo kujya famiye igende yose nta kindi naho yaba yaragiye ari uko baraka umugore yasigaye kuba yakurakaranya n'umugabo kandi je ne pense pas so nuvuga ngo impamvu yatumye uriya mudamu atajyana n'abana n'umugabo niyo yamurokoye ariko mu guhungabana kwe nayo arayikweshonera iyo ku kazi batamamagara ubunange mba napfuye nacyo ubwayo ni turuma urumva hanyuma noneho bizafata igihe ubwo nyuma yaho ajye mu kubara uko yarabanye n'umugabo neza cyangwa nabi ajye kubara abana be uko yabatekerezaga kanaka narinzi kuzaba umusirikare kanaka narinzi kuzaba umubikira kanaka mwana wanjye narinzi kuzankiza narinzi kuzaba muganga yaha ibyo byose umuntu ku wundi urumva nk'amajoro 3 ya mbere nibyo 3 ni make abafite abaganga atagize abaganga ntago yanabaho ubundi atagize abamuba hafi gutakaza abantu batatu ingunga yakwiyahura ko ahita avuga ubuzima ntacyo bumaze yongera atekereze kugira ngo zongere kugira umuryango ungana kuriya ubuzima bwe bwose azahora ahungabanye naho yakira ni ugutwaza abana bangana kuriya umugabo we wamubura ko wabona n'undi ariko umwana ajya kungana kuriya yakuvunnye cyane noneho ugakurura buri mwana uko mwari mubanye wari wazanye birote nziza byose uradebobina umva ni ikibazo gikomeye cyane ariko impanuka ni ibisane nta kundi tubana nazo ni nabyo nakubwiye na wa mugabo we uriya mugabo we ikirimo nuko uriya mugabo we nuko bamuhishe uriya mugabo wo kwa Theo uwo witwa Gatabazi Thomas we umuryango we waguye mu mazi umugore n'abana 3 ariko ntibamubwira imyaka 6 ubwo urumva we kuba abuza abana abuza umugore none ayimwe na abuze n'amakuru imwe n'amakuru yaho bari we n'umugabo no gutwaza nyine abantu bamubwiye nyuma bamubwira ngo barabunamiye byararangiye abimenya atinze ari umuntu umuhamagaye ari kure beri famiye yarabimuhishe urumva ibyo byose rero ariko we urumva yari yakiriye nk'umugabo ariko nawe izo romoro ntago zibura kuko umuryango ujya kugira ngo ugire umuryango w'abantu 5 biba byaragutwaye imbaraga nyinshi cyane hari abantu bajya babyoroshya uzi umwana guhera ku rusoro kunda babyumva yego maternité
materineri primaire segonderi kaminuza ukabona azanye ubwanwa cyangwa ameza amabere. Iyo nzira yose ari wowe wari arbitre ukabona komiseri w'umukino, arbitre komiseri w'umukino coach na ntuza na perezida w'ikipe. Iyo yose ku gahanga kwawe no kubura mu umwe byaguhungabanya, ukaba n'umufana no kubura mu umwe byaguhungabanya. Kuko umwana wageze hariya niyo washaka ari uyu Gatabaza ashatse undi mugore, ari uriya mudamu ashatse, kugira ngo umwana azajye kugera hariya uriya wagiye yarageze, ni imbaraga nyinshi cyane. burya umuntu utarakara ku mwana we simba numva buriya umwana wa 20 aba yaragutwaye imbaraga z'umutwe, z'ubwonko, z'amafaranga, z'umubiri no gusaza. Biba byaravuye kuri ibyo. Amajoro bakuraje buri cyumweru ujya mu nama y'ababyeyi, wenda amafaranga yo tubyihorere wanayaguza, ariko tayibu umwanya wo kujya mu nama y'ababyeyi, ibyo bemeje akaza, ibyo yangije ukishyura afasha. Urumva biranahura na biriya by'uwo mugore ugiye kwiyahura. Si abana yashakaga? Abana yashakaga. Ayinya ngaho ibaze noneho umwana uramubura, Imana itamuguhaye bikakuviramo kwiyahura. None uwari wabonye batatu baragiye, uwari wabonye batatu ababuriye rimwe. Ngaho ibaze iyo mitwe. Ni nko kuvuga ngo nuriya wari ugiye kwiyahura, iyo aza kumenya iriya manuka, ubu nawe mu mutwe barimo kwicanga ngo anavuga ngo iyi bami kabatwara, cyangwa ngo se ko nubundi uriya iyo baza ari nk'abavandimwe, ari nk'abavandimwe bikabera muri famiye imwe. Umukobwa umwe yabuze urubyaro aratekereza kwiyahura, umukobwa umwe yabyaye batatu bapfiriye rimwe, bikabera nka rimwe baziranye. Nabyo ni hahandi trauma yanduza indi, bari kurwazanya. Undi akajya avuga murumuna wanjye yari yararubuze narabyakiriye, none nanjye mbaye nkawe. None uriya nati mukuru wanjye yararubonye ngewe ndarubura, none abaye nkanye, twese dusigaye bamazero. Urumva societe ikibazo gikomeye cyane, ikibazo gikomeye cyane. So nibyo rero, ubwo rero twasoreza kuri kubijyanye na gatanya muri rusange na biriya byuriya mu pasiteri ushaka bi praying. Ntabwo ndi kwibuka neza, ariko yavugaga ko hari abantu hano ku mihanda ba prayinga bakina ibintu biri negatifu kandi biri positif birahari, kandi biri negatifu ntibibura ababikurikira. Nanjye ari nk'ibyo njya mbona rwose. So byakabaye bigira, birambabaje cyane kabisa. Byakabaye bigira, twakabaye tugira umuntu wamera nka arbitre ku mihanda, hakabamo etike mu gucuruza, mu gukora akazi ko ku mihanda. Ariko nanone bikagongana na ya monetization, amatopika ari positif narabibabwiye nta kirimo. Urumva nta kirimo. Umunsi barekuye monetization, minisitiri azajya guhamagara kuvuga ati dore umurongo dufite uyu munsi tugiye muri gahunda izi nizi, dukorere, ukabuzi ko hari ikizavamo. Ejo bundi bushize Eric Rubyuga twagiye mu nama ya NESA mu bijyanye na evaluation assessment y'abanyeshuri. Abanyamakuru bari babyitabiriye pe, ariko ndakumenyesha ko ubu nta nkuru ndabona. Nanjye narategereje ndaheba. Nta nkuru nanjye ndakora, wenda nge nzayikora, ariko se uyikore irebwe nande. Narategereje rwose ko abari hano nta kirimo. So ibyo byose nukubihuza. Nuvuga ngo uriya mubyeyi byavugaga ni abantu bazana ku mihanda ibintu bitafite icyo bimaze, rimwe na rimwe bakabikora babishaka, batayobewe ko ibizima biriho, babyumva. Noneho akanavuga ku bintu bijyanye aho ahuriza na Nyembo, ni abantu bashaka n'abataziranye, buri wese afite intego ze, undi afite ize. Ubundi buriya umuhanga, tubanze tumwumve. Okay. Uri gukina umugabo ukamwita ikigoryi.
image nziza uvuga nta kirimo. babazanire mu byishakire. Okay, nushaka uraza kumushyiraho nubishaka. No kuvuga ngo arimo arakebura abantu ariko nibyo byombi birimo. Ni nabyo na Nyembo rero yavugaga, avuga ati abantu rimwe na rimwe bashakana bataziranye, bashaka cyangwa bafite ibindi bagamije, umuntu akakwereka imodoka, akakwereka inzu ariko ntakwereka credit. Iyi modoka ya $20,000, inzu ya $50,000, ukagira ngo afite umutungo wa $70,000 kandi wenda credit ari $100,000. So rero nibyo abantu bagiye bubaka bashinga ingo bafite gahunda yo kubaka, nayo makuru ni ngombwa. Nta privacy bugifite. Abantu bagiye gushinga urugo nta privacy bagira. Ugomba kumumenya 100%. Cyangwa 120%. Kuko ugomba no kumutekereza ngo ariko ubundi ko yitwara gutya, umunsi yabyaye azitwara gute. Byose ugomba kumutekereza no mu yindi myaka 5 iri imbere. Naka kantu ura mugore wa Muhanga yaragiye kuzira. Kanamaza ngo tutabonye urubyaro byagenda bite. Nacyo mukakivuga naho. Umugabo akakubwiza ukuri nzihangana imyaka 3. None si 5 kuki utakwihangana 5. Uti sawa. Hanyuma si 5 nirangira. Nzakubwira tuzivuza. Nisanga ngiye mugabo atari ngiye ndi muzima. Nzakubwira ugenda ushaka umusore cyangwa mukubwire cyangwa we mubyara wanjye cyangwa murumuna wawe. Ibyo mukabimenya kare. Hanyuma ukamaza uti genda dusanga ntabyara. Nzaguha murumuna wanjye. Nzaguha mubyara wanjye. Uzagende wirwariza, uzabyara umwana hanze, nzazemera tumurere. Ibyo byose byakabaye bivugwa. Ntabwo byakabaye bigeze abantu biyahura, ntabwo byakabaye bigeze hagatanya. Ubuzima se abantu ntabwo hari igihe tubukomeza cyane cyane iyo hajemo amategeko. Ndayatinya cyane amategeko n'uburenganzira nibyo bintu mbona bibangamiye n'umuryango, kuko byatumye abantu batakaza imbaraga zo gushaka ibisubizo, bagahita bavuga ngo abacamanza bazabinshakira. Kandi umucamanza uramushyira dosiye, ntazi aho utuye, ntazi aho wize, ntazi ibyo mupfa, nibyo mwanditse. We no gukurikiza ibyanditse. Abagafashe umwanzuro muzima wunga ni babandi begereye umuryango. Umucamanza ntazi, ntunamuzi, ntuzi n'izina rye. Ntunazi niba afite inyungu zo kuba wakubaka. Inyungu ze ni ukunezeza amategeko. Cyo ni ikibazo gikomeye cyane. Ikibazo gikomeye cyane. Nyembo, ikiganiro cya Nyembo nzongera nagisubiremo, ariko abyigisha amadetail ikintu ku kindi. Buriya hari ikintu njya nkubwira, ubushize nigeze kubivugaho. Uzandebere commentaire zabyo. Mvuga ko mu rugo ubukeneye umuntu mubana nka ministeri yuzuye cyangwa igihugu. Umuntu mubana, wa mugore nakubwiye, umugore wubaha umugabo, umugore ugira isuku, umugore ususurutsa uburiri, umugore ubyara, akora nkibagiwe navuze 5. N'umugabo nkavuga umugabo ubu hano shizemo sociale na santé. Hanyuma umugabo ukunda umugore, uzi gukora, utari ubunebwe, urabyumva? Ushoboye no gutera akabariro, urabyumva? Ukunda abana n'ibindi. Ndakubwira ngo iyo ugize amahirwe ubona uwujuje 3, ibindi ukihangana cyangwa ukabishaka handi. Buriya hari reka nkubwire, hari naho ugera ukagira abajyanama. Hari umugabo uretse kumbwira cyangwa nawe abwira ati mu bijyanye na economy, ati mfite abagore 3 muri economy. Hari umugore umwigisha gukora, urabyumva? No gukoresha amafaranga. Hakaba umugore umwigisha kuyarya. Hakaba n'umugore umwigisha kuyacunga, urabyumva? Kuyasevinga, kuyazigama no kuyashora. Yarambwiye ati abo bose mbafata n'abagore banjye ku rwego rumwe. Naho hagati ni uteye ubwoba. Nawe abayigisha wamusiga se. Wowe kumenya kuri icyo gihe. Wa wundi rero ubanza ni wa wundi ukwereka
uko ugomba kuyakoresha buri munsi yerekana needs kuko ntabwo waba ubyaye imikorere wabishaka utabishaka Elize umuntu ubyaye rimwe ntabwo imbaraga ashyira mu gukora ntabwo ari nk'izo ufite batanu yego iyo uzi ko batanu harimo 2 ba segonderi na 2 ba primaire n'uwa maternelle ukora kurusha nuvuga ngo umugore ubabyara akwigisha gukora kuko ntiwaryama ufite batanu se ariko ubumwe yaryama ko ashobora gukora rizavu y'amezi 3 hanyuma rero na wa wundi wigisha kuyarya ibyo byo byose burya nawe aba ari ngombwa mu buzima kuramira hesomo aho ngaho kuramira hesomo oya nyine suwo kuruhukiraho se no kuyarya no kuruhuka nyine ntabwo none wahora mu kazi imitsireze ariko nanone erega buriya nuko hari ibintu tujya tuvuga rimwe na rimwe wenda ntabyibuka proof scientifique ntazibuka ubajije abagabo bose horo kamera nta mikoro ariko na nature niko imeze nta mugabo ubundi umugabo yishima ari uko hari umugore useka kubera amafaranga uwo mugabo yakoreye mbivuze mu yandi magambo amafaranga yawe nta mugore asetsa ntabwo wasubira ku kazi ishwe waba ujya gukorera iki ubwo uzo gukorera ishwe ntacyo kabisa wakwiryamira cyane ufite umugore ushimishwa no kwambara kagatenge kashaje atajya muri salo atagira gute wa effort zo gukora wazikura ntaho ariko finalité ni nkuko nabikubwiye n'ubushize ku cya kiganiro cya wa mugabo nuko umugabo mu byakora ikituma umugabo ava mu rugo ajya gukora amafaranga uyu mubaje finalité nukunezeza abagore yego niba amafaranga yawe nta mugore atuma aseka urakorera ubusa iruhukire ntacyo ukora rwose iryamire nuvuga ngo kugira ngo ubone agaciro k'amafaranga y'umugabo ni ukwerekana abagore y'amafaranga atuma baseka atuma bishima simvuze ngo ni ukuyajyana mu bagore ndayanze wubakamo ni uko ugira ngo abagore bazayikodesha cyane ujya kwa makuza ujye shike ujye mike ureba buzuyemo nibo noneho shike ni yabo wabyumvise ayinya ibyumba twari dufite umugabo we yahoraga yubaka inzu imara kuzura ahita ashyiramo abagore bati umuryango wawe nguyu niyo nature naho ukorera amafaranga yo gushimisha abagabo wose uwanjye uwo ntaho namwize reka nta nubwo muziranye no mu nyigisho zanjye izo nakwigisha uwo ntizigomba kumugeraho ntakazifate kugira ngo umbwire ko amafaranga yawe ariko ubwo abantu ntibanyumve nabi mvuze mu byo ukora byose finalité niyo sibyo yego nanjye niyo bampamagara akavuga ati ibiganiro byawe turabikunda sava babyumva ariko niba uguze hoho ukayiha umushoferi umugore waraseka cyane mushiki waraseka cyane nyina araseka cyane ntabwo mvuze ngo byose ni direct niba shinze entreprise cyangwa nshinze studio nkaguha akazi iyo nguhaye akazi umugore wanjye araseka n'umukobwa wawe cyane na nyogosenge na mama izo nizo finalité z'amafaranga ntabwo mvuze ngo kuyabaha gutya agenda hari abari babyumvise mugabo oya ntabwo barabyumva bihorere benshi bumva abari hano bumva neza mugabo kugira ngo uwevariwe amafaranga yawe ko afite akamaro ko wakoreye ukuri bibarire mu bagore bishimye kubera wakoze Premium Construction Group ni abainjeniyeri beza cyane b'abahanga b'abasiniya bazi icyo gukora iyo ufite ikibanza cyawe rwose baraza bakakireba bakavuga ngo iki kibanza kizajyamo inzu ifite uburemere bungana gutya n'uburenza fini bapima n'ubutaka n'ubirenza ntuzirwarize ikindi aba bainjeniyeri ushobora kuba wibereye nko mu Bushinwa wibereye nka za Canada wibereye mu mahanga ukeneye kuza kubaka inzu yawe ushobora kubanyuraho ukabaha igitekerezo ukabaha amafaranga waragakoze naragakoze kanarimo
kajye kaza imbere kugira ngo tutavunika twananiwe. Ukabaha amafaranga, inzu yawe bakayiguhereza yuzuye nka yindi yo ku Muyumbu. Batubwiye ko bayitanze cyane. Yego. Rero aba ba engineer n'abahanga bafite ishami i Rusizi ndetse n'ahangaha i Kigali i Remera mu marembo ya REB. Mwabahamagara kuri telefone igendanwa 0784 42 cyangwa 078559 80 Ejo hari ku cyumweru twari turi gusoza igisope cyo kwa Musonera Sostene hano muri Vista Kigali. Ejo byari bimeze neza cyane, agafi karubeho kari gahari, agatoki gatemeweho kari kameze fresh, agahene kabagiyeho nuko ibintu byose byari mu nanjye. Niko nahereyeho. Wagashyizeho. Niko nahereyeho. N'agakuko gapfuriweho. Aho ni kwa Sostene Musonera. Yego, ejo ibintu byari mu nanjye hano kwa Sostene. Rwose ni karibu hano ni mu kizunguruko cyo kwa Nayinzira. Bafite ibyumba byiza byo kuryamamo, ni icyumba gifite saro, icyumba gifite urubaraza, uva muri saro ujya mu cyumba, uva mu cyumba ujya mu rubaraza, uva mu rubaraza ujya hanze mu kajaride, ukava mu kajaride wigira muri sale nziza, ukajya mu nama, ukajya mu habereye inama z'imina, inama z'ubukwe. Yego. Hanyuma bakagira screen nziza cyane, aho ureba match ukagira ngo wibereye ku kibuga. Ibyo nagatangaza. Igikoni cyabo cyo nintagereranwa. Nimero zabo ni 0785 540 nimero naho ndashaka kuzayifata mu mutwe. Oya na Eric ubwo ababirimo cyane abagenda kataka abari mu ngamba Eric. Yego mwari ndagushimiye cyane.